ndabasuhuje aracyari Mbwira TV show aho tubagezaho update z'ibintu byose bigiye bitandukanye. Uyu munsi hari itangazo ryamaje gushyika hanze ry'akazi rireba urubyiruko. Ndizera ko rwose nawe umuntu umva yawe yarabuze akazi, akazi kamaze kuboneka fresh ku bantu bashaka gukora umurimo w'ubudaso. Umujyi wa Kigali watanze itangazo ry'akazi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buramenyesha abantu bose bifuza kandi bujuje ibisabwa ko bushaka gutanga akazi ku bantu 310 ku myanya y'abagize urwego rushinzwe kunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano daso. Akarere ka Gasabo nibura karashaka abantu 100. Kicukiro ho irashaka abantu 103. Nyarugenge irashaka abantu 107. Abo bantu urumva leta nta kazi yatanze ku buryo buri umwe wese afite amahirwe yo kuba yagira ute yaka-applying. Hari ibintu bisabwa kugira ngo wa-applying muri kano kazi tugiye kukubwira. Uri umunyarwanda, icyo ni icyambere cyo. Ese yabisabye ku bushake, ntago ari agahato? Ndizera ko ikindi nkomeje kukubwira nuko ikidaso amafaranga bayongeye nkuko bigaragara, kandi ikindi nanone akaba agejeje nibura imyaka 18 kugeza kuri 25. Ikindi nanone akaba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, wubaha, utaragaragayeho amakosa mabi, ubujinjacyaha, kandi ikindi nanone atarigeze akatirwa igifungo cyangwa atarakatiwe n'inkiko n'urubanza. Ikindi nanone kugira ngo wemererwe kujya mu kidaso nuko nibura ugomba kuba nta bushinjacyaha bwagushinjije icyaha. Ikindi nanone ntabwo ari umwe wese ujya muri ako kazi akaba afite nibura impamyabushobozi y'amashuri 6 yisumbuye, cyangwa iyo akaba afite amashuri 6 yisumbuye. Ikindi afite ubuzira buzira umuze bugaragaza ko imirimo y'ikidaso yayikora. Icyo cyemezo gitangwa na muganga. Urumva ko ibi bintu leta yagiye ibyoroshya cyane. Kandi ikindi nanone atarigezwe yirukana nibura burundu mu kazi ka leta akariko kose. Nibivuze ngo wakoreye umuntu barakwirukanye, daso mu kidaso ntabwo wemerewe kujyamo. Oya, leta yatanze amahirwe ku rubyiruko rwacu rwakomeje kugira ute kubura akazi, nibura akaba yaratsinze ibizamini byo kwinjira mu bakozi ba daso. Urumva ahangaha ni ikizamini baguhuga ko rugatsinda kugira ngo wemererwe kwinjira muri icyo kidaso. Urumva ko leta yagize ute yatanzemo akazi. Inyandiko bisaba akazi zigomba kuba zigizwe. Mbese kugira ngo wa-applying muri iki kidaso hari ibyangombwa barimo kugusaba. Ibaruwa yandikiwe ubuyobozi w'umujyi wa Kigali igaragaza akarere kamwe usaba, mbese akarere usaba gukoreramo kugira ngo uhabwe akazi. Ushobora kuba ati wenda ntuye Gatsibo ariko ndashaka gukorera mu mujyi wa Kigali, ushaka gukora Kicukiro cyangwa Gasabo. Ikindi nanone fotokopi y'irangamuntu yawe. Ikindi fotokopi y'umamyabushobozi diplome cyangwa certificate. Icyemezo gitangwa na muganga, icyo nahoze mvuga hejuru kivuga ko ufite ubuzima buzira umuze. Icyemezo cy'imico no mu myifatire. Nanone nibyo nagiye mbisobanura
hejuru. Urumva ku rubyiruko bakomeje kugira ute kubaha itangazo. Ikindi nanone, ibi bikorewe Kigali kuwa 28 z'ukwa kane 2025. Uwasinye kuri uwo mukono kuri iri tangazo bamwita Kabahire Stella, umuyobozi mukuru wa Kigali. Ufite urubyiruko rero, murasabwa namwe kwa applyinga ku muntu waba warabuze akazi.